Mbere y'ubukoroni imibanire y'abanyarwanda yari myiza rwose, yari nta makemwa. Nubwo hataburaga ingorane ntabwo higeze habaho ubushyamirane ndetse n'ubwicanyi hagati y'amoko yari atuye mu Rwanda. Abanyarwanda bose bari basangiye umuco ndetse n'ururimi. Ubumwe bw'abanyarwanda bwari bugizwe n'abanyarwanda bose, abahutu, abatutsi ndetse n'abatwa. Aba bose bari bazi ko ari abanyarwanda, ko u Rwanda ari igihugu cyabo, ko ntashobora kuvuga ko akirushaho abandi uburenganzira. Abanyarwanda bose ari abahutu, ari abatutsi, ari ndetse n'abatwa bari bahuriye ku moko 18. Ayo twavuga nk'abasinga, abazigaba, abega, abanyiginya, abenengwe n'abandi. Abakoroni bamaze kugera mu Rwanda, abanyarwanda baciyemo ibice kugira ngo babashe kubakoroniza. Aha niho hashyizweho indangamuntu yanditsemo amoko, ari nako haje gushingwa amashyaka ya politiki nka Porosoma ndetse na Parimehutu n'ayagenderaga mu mitekerereze by'amacakubiri. Ibi byaje gukurura ubwicanyi bwo mu mwaka w'1959. Abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi barameneshwa, abandi nabo baricwa, baratwikirwa ndetse n'abandi bahunga igihugu cyabo. Intego byari gukuraho umwami, ari nako byaje kugenda. Nuko nguko Mbonyumutwa Dominiko ayobora ikiswe inzibacyuho, aza gusimburwa na Kayibanda Gerigore. Ni muri urwo rwego Imitari News yabateguriye ibiganiro bizagaruka ku mateka y'abaperezida bayoboye u Rwanda kuva kuri Repubulika ya mbere kugeza kuri Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi ni Ali Museveni wakibateguriye, muracyumva mu ijwi ryanjye Eraki Murekezi. Muhawe ikaze. Mu mwaka w'1959 uhatse byinshi mu mateka y'u Rwanda, kuko ari wabaye nk'itangiro ry'amateka mabi ku banyarwanda n'intango y'ibibazo mu myaka yakurikiyeho kugeza u Rwanda ruguye mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'ingaruka zayikurikiye. Icyo gihe mu gihugu hari amashyaka menshi nka Parimehutu ndetse na Porosoma yarashyigikiwe n'abakoloni b'Ababiligi, yifuza ko ubwami buvaho burundu, ubutegetsi bukajya mu maboko y'abahutu kandi hakajyaho repubulika. Naho amashyaka nka Inari na Raderi yashakaga ko ubwami bugumaho kandi u Rwanda rugahabwa ubwigenge byihuse. Muri uwo mwuka mubi wari mututumba mu Rwanda byaje kurushaho ubwo ku cyumweru tariki ya mbere Ugushyingo 1959 umugabo Mbonyumutwa Dominiko wari umuyoboke wa Parimehutu akaba sushefu muri Ndiza ya Gitarama yakubitwaga urushyi n'abasore byavuzwe ko ari insoresore z'abatutsi, ubundi agakizwa n'amaguru akiruka. Mbonyumutwa bivuga ko yakubiswe urushyi ava gusenga, ariko abandi bakavuga ko ahubwo yari avuye mu nama y'ishyaka rya MDR Parimehutu muri mitingi, ariko ikaba yari yabereye kuri paruwasi ya Byimana. Ariyo mpamvu biteranya ko yari avuye muri misa, kuko iyo paruwasi abaganira inkuru y'urushyi rwakubiswe Mbonyumutwa bashyiramo gutebya, bagatebya bakavuga ko ngo yakubita urushyi mu kibaya cya Bukomero rukumvikana mu Ndiza yose, gusa bikumvikana ko harimo kuryoshya inkuru. Gusa ibyikubitwa rya Mbonyumutwa byagize urwitwazo, maze abarwanashyaka ba Parimehutu bakwirakwije igihuha cy'uko yishwe n'abambari ba Inari, ari nako bashishikariza abahutu kwihorera, dore ko wari umugambi n'ubundi wari uhari kandi urimo utegurwa mu buryo bwagutse. Umusaza Karekezi Pascal ni umwe mu basore bakubise Mbonyumutwa urushyi. Higeze guha ikiganiro ikinyamakuru Igihe akibwira ko bakubita Mbonyumutwa nta wari wabatumye, ahubwo ngo nabo ntibumvaga uburyo ashyigikiye ibikorwa bibi, bityo bigira inama yo kumukubita. Yagize ati, ibyo yarashyigikiye se byo gusenyera abantu, urabona ko ari ibintu byiza? Yarashyigiye ko bazasenyera abantu, aho kugira ngo umuco w'igihugu azawukurikize. Yari yarafashe uw'Ababiligi wo kugira ngo u Rwanda ruzabe repubulika, kandi icyo repubulika yabyaye nawe warakibonye. Karekezi ati, si Renari yadutumye? Renari se yadutumye ari iyi ko twari dutuye iwacu inaha, nawe avuye iwabo agiye akunda kogereza iyo Parimehutu, kandi gahunda yayo twari tuyizi ko ari ukuzica abantu. Akaduruvayo kakomeje gukongezwa. Tariki ya 10 Ugushyingo 1959 Ububiligi bwemeza itegeko rigenga amavugurura mu miyoborere y'u Rwanda, nk'aho izari susheferi zagombaga guhindurwa komine, hakanakorwa amatora ya za komine no gushyiraho inzego zagombaga kuganisha u Rwanda mu bwami bugendera kuri repubulika. Iryo teka kandi ryasabye amashyaka ya politiki kwitegura amatora ya za komine, ndetse nategeka ko tariki ya 6 Gashyantare 1960 hashyirwaho inama nkuru y'igihugu y'agateganyo yakoraga nk'inteko ishinga amategeko igizwe na babiri bahagarariye buri shyaka. Muri ane yari akomeye mu gihugu. Inama nkuru yari igizwe ahanini n'abakomoka mu mashyaka yarwanyaga ubwami. Muri iyo minsi yarateranye iza kwandikira umwami Kigeli imuha imyanzuro bitaga ko igamije kuzana amahoro mu gihugu, ariko Kigeli arayanga kuko ayifataga nk'igamije kumuhatira kwemera ibyo Ababiligi bashaka. Mu bindi bamusabye akabyanga harimo kuva i Nyanza akimukira i Kigali,
kuvanaho karinga n'indi migenzo yakorwaga ibwami. Tariki ya 6 Kamena mu mwaka w'1960 abayobozi ba Parmehutu bateraniye mu Ruhengeri bayobowe na Kayibanda batangaza ko batemera ubwami, ko bashyigikiye repubulika, ari nabwo batangazaga ko ishyaka ryabo rihindutse MDR Parmehutu. Muri Nyakanga 1960 umwami Kigeli yumvise ko umunyamabanga mukuru wa Loni uwo ni Dag Hammarskjöld azaba ari Leopoldville, aho ni muri Kinshasa y'ubu muri Kongo. Asaba guverineri wa Rwanda Burundi pasiporo ngo azagende bahure amugezeho ikibazo cy'abanyarwanda, kuko yabonaga ko ababirigi batazagikemura. Nubwo yabanje kwangirwa pasiporo ariko yageze harayihabwa, agiye yangirwa kugaruka, ndetse abakoroni bakwirakwiza amakuru ko umwami atemerewe kugaruka mu Rwanda. Ku itariki ya 18 Ukwakira 1960 hatowe ba burugumesitiri ba komine. Muri ba burugumesitiri 129 hari harimo aba burugumesitiri 110 ba MDR Parmehutu. Mu matora y'inteko ishinga amategeko yabaye tariki 26 Ukwakira, MDR Parmehutu yagize imyanya 31, 7 ya Aprosoma n'9 ya RDR. MDR Parmehutu kuko ariyo yari ifite ubwiganze mu nteko niyo yasabwe gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho. Ni guverinoma yari igizwe n'abaminisitiri 9 n'abanyamabanga ba leta 12 barimo ababirigi 8. Kayibanda na MDR Parmehutu ye bashyigikiwe baje gutegura inama y'abajyanama ba komine yaje guterana ku 28 Mutarama 1961 igitarama, ari nayo ku mugaragaro yatangaje ko ubwami bukuweho mu Rwanda hashyirwaho n'ibirango bishya by'igihugu n'ubuyobozi bushya. Uwo munsi hatowe Dominique Mbonyumutwa nka perezida w'inzibacyuho, hatorwa abagize inteko ishinga amategeko nshya. MDR ibona imyanya 40, Aprosome ibona imyanya 4, minisitiri w'intebe aba Gerigora Kayibanda. Mbonyumutwa Dominique niwe wabaye uyoboye u Rwanda mu gihe cy'igeragezwa rya repubulika ryabaye imbere y'uko rubona ubwigenge, nyuma kandi yirangira ry'ingoma ya cyami mu Rwanda. Mbonyumutwa yayoboye u Rwanda mu gihe cy'amezi 9 gusa, kuva tariki 28 Mutarama kugeza tariki 26 Ukwakira 1961, aho yasimbuwe na Gerigora Kayibanda mu mwaka w'1965. Mbonyumutwa yabaye depite mu nama ishinga amategeko y'u Rwanda. Muri repubulika ya kabiri yayoborwaga na perezida Habyarimana wasimbuye perezida Kayibanda. Mbonyumutwa yashinzwe imirimo y'umukuru w'imidari y'ishimwe. Dominique Mbonyumutwa yari yaravutse mu mwaka w'1921, nyuma yaje gupfa tariki 26 Nyakanga mu 1986 aguye mu Bubiligi, ashyingurwa mu cyahoze ari Gitarama, ahari yubatse stade yari yaramwitiriwe nko kwa Mbonyumutwa. Abazi kuri Rutekibuye murahazuga ni Nyabisindu. Abuzukuru ba Mbonyumutwa bakunze kumvikana no kugaragaza ibikorwa bihakana kandi bikanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, cyane cyane aho bifashisha ishyirahamwe rihuriramo n'abandi benshi bakomoka ku babyeyi babaswe n'ingengabitekerezo ya jenoside. Iryo shyirahamwe rikaba ryitwa Jambo ASBL. Gustave Mbonyumutwa umwe mu bakunze kumvikana agoreka amateka y'u Rwanda. Uyu akaba umuhungu wa Shingiro Mbonyumutwa uherutse kwitaba Imana muri uyu mwaka, nawe akaba umuhungu wa Dominique Mbonyumutwa. Nkuko twabibonye, Gerigora Kayibanda niwe akurikiye Mbonyumutwa mu kuyobora u Rwanda, ari nawe tugiye gukomerezaho ikiganiro cyacu. Gerigora Kayibanda ni mwene Leonidas Rwamanywa na Carolina Nyirambeba. Akaba yaravukiye Itare, aho muri komine Musambira muri prefegitura ya Gitarama. Ubu akaba ari mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Kayibanda yavutse tariki ya 1 Gicurasi 1924, yiga amashuri abanza Itare guhera mu mwaka w'1932 kugera mu mwaka w'1934. Yaje kuyakomereza i Kabgayi, yiga amashuri abanza Itare guhera mu mwaka w'1932 kugera mu mwaka w'1934. Yaje kuyakomereza i Kabgayi guhera mu mwaka w'1934 kugera mu mwaka w'1937. Amashuri yisumbuye yayize mu seminari nto ya Serewo i Kabgayi kuva mu mwaka w'1934 kugera mu mwaka w'1943. Ku itariki 28 Ukuboza 1944 Kayibanda yinjiye mu seminari nkuru ya Nyakibanda, atangira kwigira kuba padiri kugeza yiyemeje kuyivamo ku itariki ya 15 Ugushyingo 1948. Ahita anahagarika iby'igipadiri, ahubwo yerekeza mu by'ubwarimu nabyo atamazemo igihe, ahubwo yinjira muri politike. Ku 24 Werurwe 1957 Kayibanda yegereye bagenzi be nka Joseph Habyarimana ariwe Gitera, maze basinya kandi batangaza ku mugaragaro inyandiko yamenyekanye nka Manifesto y'Abahutu. Inyandiko yarimo amacakubiri y'indengakamere yagaragazaga urwango rukomeye ku Batutsi nk'uko wari umugambi wari waratangijwe n'abakoloni b'Ababirigi. Ibyo bikaba byaratangajwe muri Manifesto y'Abahutu yo ku 24 Werurwe 1957. Muri iyi nyandiko ya Kayibanda yagaragazaga ko ikibazo cy'Abahutu atari abakoloni cyangwa ubwigenge, ahubwo ari Abatutsi, ndetse bakanagaragaza ko aho gusigara bayoborwa n'Abatutsi ahubwo bagomba bayoborwa n'abakoloni, bakabafasha kwirukana Abatutsi bagasubira iyo bakomotse muri Abyssinia n'ahandi. Manifesto y'Abahutu yagaragazaga ko hagati y'ibibi bibiri bakwiye guhitamo ikibi cyoroheje, ko gusigara hategekwa n'Abatutsi bakomezanya n'abakoloni,
banerekana ko urwo rwango ruri hagati yabo rumeze nk'intambara y'ubutita yabuze imbarutso. Amagambo y'amacakubiri yari muri manifesto y'abahutu yagiye akomeza mu butegetsi bwakurikiyeho, yaje no kuganisha kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Kayibanda yageze ku butegetsi binyuze mu kiswe kamarampaka yagombaga kuba tariki 25 Nzeri 1961. Abanyarwanda bakemeza niba bashyigikiye umwami cyangwa repubulika. Hagombaga kandi no kuba n'amatora y'abagize inteko ishinga amategeko. Mu nteko MDR Parimehutu yatsindiye imyanya 35 kuri 44, intara itsindira imyanya 7, Aporosoma na Raderi buri cyaka ritsindira umwanya umwe. Ku bijyanye na kamarampaka, ibyavuye mu matora byaje bivuga ko 79% by'abatoye bemeje ko badashyigikiye umwami n'ubwami, ubwo ni Kigeli. Hanyuma Kayibanda nawe yatorewe kuba perezida w'u Rwanda. Akigera ku butegetsi, kimwe mu by'ibanze byamuranze n'ironda akarere, aho yihutiye gushyiraho abayobozi mu nzego nkuru z'igihugu, aho hafi ya bose bavaga mu yahoze ari prefegitura ya Gitarama yavukagamo. Abandi bake bakaba barakomokaga muri Butare, Gikongoro, Kibuye ndetse na Kibungo. Mu buyobozi bukuru bw'ingabo bwari bwiganjemo abakomokaga mu yahoze ari Ruhengeri na Gisenyi nka Juvenal Habyarimana, Colonel Aloys Nsekarije, Colonel Alex Kanyarengwe n'abandi. Ku ngoma ye ntiyatanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Mu 1972 nibwo abanyeshuri n'abakozi b'abatutsi batangiye kwirukanwa mu mashuri no mu kazi babikorewe na bagenzi babo. Icyo gihe bamwe barishwe, abandi inzu zabo ziratwikwa. Manda ye ya mbere yagejeje mu mwaka w'1965 ubwo yongeraga kwiyamamaza ari we mukandida rukumbi, ndetse anongera kwiyamamaza ari wenyine mu mwaka w'1969. Mu ntangiriro za 1973 mu gihugu byagaragaraga ko hashobora kuba impinduka mu butegetsi isaha yari yose. Uruntu n'akaduruvayo byatumye urwikekwe kuri Kayibanda rwiyongera ku buryo byageze aho atangira gukura bamwe mu basirikare bari bakomeye mu myanya barimo mu ngabo abashyira mu myanya isanzwe, nka Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alex wagizwe umuyobozi wa seminari nto ku Nyundo n'abandi. Ibintu ntago byaje guhira Kayibanda, kuko ku wa 5 Nyakanga umwaka w'1973 yahiritswe ku butegetsi n'uwari minisitiri w'ingabo ndetse akaba n'inshuti ye magara Juvenal Habyarimana. Yahise ajya gufungirwa Irwerere muri komine Cyeru, perefegitura ya Ruhengeri, mu ishuri ryigishaga ibijyanye n'ubuhinzi. Aha yaje kwakurwa kwa 11 Nzeri 1974, ajyanwa mu rugo rwe ruri Ikavumu mu murenge wa Nyamabuye, akarere ka Muhanga, hafi y'ikicaro cya diocese ya Kabgayi. Abazi igishanga cya Rugeramigozi ni hafi aho ngaho Katujya Impanda. Nyuma y'amezi 2 umugore we witwa Verediana nawe yitabye Imana. Mu gitondo cya tariki 14 Ukuboza 1976 Kayibanda yatangiye kuribwa mu gituza hafi y'umutima. Ku mugoroba bamuzaniye umuganga aramusuzuma, avuga ko indwara arwaye idakanganye, amwandikira imiti mike. Nyuma y'imyaka 2 Kayibanda ari mu buzima bugoye cyane. Ahagana saa 10 za mu gitondo ku itariki ya 15 Ukuboza 1976 nibwo Kayibanda yashize mu mwuka ari kumwe n'umwana we w'imfura witwa Pio Kayibanda. Bivuga ko yapfuye nyuma yo kwicishwa inzara. Inkuru y'urupfu rwe ibarwa ukwinshi. Bamwe bavuga ko yishwe n'inzara y'indengakamere, aho ngo yaba yaragaburirwaga umunyu mwinshi gusa. Abandi bakavuga ko umunsi apfa komanda Elias Agatwa yari yahavuye, ndetse bikaba bishoboka ko yaba yaramushyiriyemo uburozi ku mabwiriza ya Perezida Habyarimana. Hari n'abavuga ko imibereho yo gufungwa akaza no gupfusha umugore we akabura umwitaho byaba byaramuhuhuye. Gusa uko byagenda kose ubutegetsi bwa Habyarimana ntago bwishimiraga kubona Kayibanda ariho gupfa kwe byari intsinzi kuri bwo. Kayibanda yayoboye u Rwanda mu gihe cy'imyaka 12 gusa, kuva muri 1961 kugeza tariki ya 4 Nyakanga mu mwaka w'1973 ubwo yakorerwaga kudeta. Kayibanda Gregoire yapfuye afite imyaka 52 kuko yari yaravutse tariki ya 1 Gicurasi mu mwaka w'1924. Murakoze cyane, tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha.